Yes, reka twongere tubasuhuze nizere ko mwiriwe mumeze neza mwese abakunzi ba Jeune Official by'umwihariko mwe rwose ko tuza kugenda tubagezo update mwamaze gusobanukirwa ko nta handi mwakura amakuru yizewe ndetse agezweho mutasanga ahandi atari kuri Jeune Official. Nibyo gaciro natwe amasaha yarabaye menshi turimo kugenda dutohoza n'ubundi rwose dukomeza kugenda twinjira muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubashakira amakuru adasanzwe. Amakuru tubazane rero ntabwo asanzwe kuko ni inkuru z'incamugongo ku butegetsi bwa Kinshasa, zikaba kandi inkuru z'incamugongo ku butegetsi bwa Bujumbura cyangwa se bwa Gitega, kuko ibintu byamaze kuba bihindura isura. Breaking news: igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari babo bahawe amasaha 8 yuko umuntu wese ufite intwaro hano muri Uvira agomba kugira aho agomba kuyijyana. Turaje tubibabwire. Usibye kuba babwiwe kurambika intwaro cyangwa se kumanika intwaro, amakuru yizewe uyu munsi nahawe n'abantu banje cyangwa se impone zanjye zirano mu gihugu cy'u Burundi, amakamyo yiri watunda abasirikare b'abarundi abavana muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacura mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bibaye mu gihe n'ubundi AFC babwiye iti nyaboneka nimuramuka rwose mugumye kuri ubu butaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kugenda tubonana. Akagabo gahimba kandi kataraza Gisekedi, ikigaragara cyo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bisa naho ijambo ryo yamaze kuba aritakaza ku rwego rwo hejuru. Usibye aya makuru tubafite n'andi makuru y'imirwano. Aya masaha n'ubundi nubwo tuje muri studio birumvikana tuvuye ku mirongo y'urugamba, imirwano dusizana n'ubungubu rukiri imbiri sange ni moto ozopera, umuriro urimo uraka. Mbese sinzi uko twabivuga. Mugenzi waje Vincent arahari, ntabwo ndi muri studio njyenyine cyangwa se ntabwo ngiye kubageza ikiganiro njyenyine, gusa nuko nagiraga ngo nibura wenda mbanze mbacire make mbabwire bimwe mu bigenzi zikomeye mu byo tugiye kugenda aho. Vincent nubwo tuba twirirwanye ariko birumvikana ntago byatangira cyangwa se twatangira ikiganiro ntakubwiye nti wiriwe neza, ese umeze neza? Buri neza bwana Fighter, meze neza ndaho ndimo ndakurikirana biri kugenda bibera no mu burasirazuba bwa Kongo cyane muri Kivu y'Amajyepfo nkuko wari ubivuze. Numva abantu benshi bakeneye kumenya uko bimeze, aho bigeze. M23 igeze he na Uvira? M23 igeze he imanikije amaboko abarwanyi ba FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, aba FDLR? Igeze hehe ibwira abarundi ati mukinjure mu wanyu? Abarundi benshi barahunze, abarundi benshi bikoreye amajerekani, imifuka abagana mu gihugu cyabo bambuka Gatumba. Umuzungu uherutse kuraswa na Twirwaneho yashyinguwe i Bujumbura. Ni byinshi turi buze kugenda tugarukaho. Dufite inkuru tugiye kuvuga ingingo z'ingenzi byadusaba umwanya munini cyane, ahubwo dufate akanya k'umunota umwe twamamarize Primo Health Infinity ibabwira ko rwose bafitiye ubuvuzi bugiye butandukanye ku ndwara zananiranye, yaba umuvuduko w'amaraso ndetse we no kutanoza amabanga y'urugo cyangwa se y'abashakanye, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zirimo diabete n'ibindi byinshi cyane. Reka babanze tubwire uburyo ki babikurikirana, ubundi duhita turambura amakuru yacu tuze guhera kuri ultimatum imaze gutangwa na M23 ikaba imaze kuyiha izi ngabo cyangwa se iyi koalisiyo bari hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ubundi duhite tuza dutangira amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu
gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Mu by'ukuri umunyarwanda acumugani ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Ukurikije uburyo ki igisirikare cy'u Burundi FARDC ndetse hano muri Uvira ngo habakure, wumvaga ko ari ibintu bikomeye cyane. Ariko vise ubu tuvugana wakwereka ikiri kuba hariya muri zingabo zirano muri Uvira no muri bice bya Zasange na hehe. Amakuru dufite nuko ingabo z'abarundi tayari ibikoresho ndetse n'abasirikare bo bari kuvamo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi. Ikindi kintu kidasanzwe vise kugira ngo wendana n'abarabure njya Vincent bura rero nje nubwo menya amakuru hakiri kare bite nuko abasirikare b'abarundi cyangwa se abarundi buriya narakubwe nti uru no Rwanda no Burundi bivuze nyine ko ari nk'abavandimwe ngenda n'abarabura buriya waruzi ko yambunda iri murimo yabaga muri Mongoma muri waruzi uko M23 yamaze kuyimanura iyishira ahantu bitazabwegera ari igiye kurasa Uvira ndetse n'izindi z'Uburundi zishobora kuyaguharasinga ngo ziri gusangira cyangwa se ziri gutanga umusada. Nibyo amakuru maze kugezwaho n'imboni yangira imwe bice bya Uvira imbwiye yuko imbunda yari hara kuri Mongomo werekeza kuri muhanda ujya Bukavu we Kamanyu kugezwa byegera irimo igiye kurasa Kavimvira, irimo irapirona yerekeza Uvira. Mu 23 rero yababwiye iti twebwe twaje tuje kuzimya umuriro nta kindi. Uwifuza wese kutujoin tumusange ku kibuga kiri hara muri centre ya Uvira. Udashaka gukora ibyo udashaka gukora ibyo fighter ati ubwo turamufata nk'umurwanyi ushaka guhangana na M23 ubwo turaza kurebana nawe. Ikigezweho ubu ngubu rero M23 itanze amasaha 8 nka kumwe wabonaga yatanga mu mujyi nka kumwe mu mujyi ugiye gufatwa ati tubahaye amasaha 28 hasigaye amasaha 10 hasigaye 7 hasigaye 3 hasigaye 2 hasigaye iminota hasigaye iki bavuga amasaha ashize ati ubwo utegereje muri stade d'Ornité ni umurwanyi tujye guhangana nawe ubushize bitatwumva amasasu n'amabombe. Igoma ko twabonye Moniscariyo iri kuba desaruma ubu none ndigiye kuzaruma bijyana bakishyira kuri icyo kibuga 23 iraza iba desarume aho bazirambitse ko uribeshya akazana uretse kubretsi nkuko zihari yanazifata ugi waba ari kuri icyo kibuga aramutse afite imbunda bazanye imbunda bashyira imbere ya Bwegera iri yabayishyize Bwegera indi bayishyira imbere ya Bwegera uzamurwa kibuga imbunda atamenya aho inyuze. Oya buri yashobora kumwe agatukisha benshi yakwihangara rashe bose bakabarimburira rimwe bakagendera rimwe ikarekuramo ikintu kidasa. Ikibombe cyaguye sange 23 hateye nijoro nicyo cyaguye ingabo z'abarundi bariruka koko kandi abarundi bardese bariruka abaturage birukaze nk'abagenda vese nk'abajya kugira. Niba hari umuntu nubwo wenda M23 yamurwaye rwose ariko na n'ubu ngo bazahora bashimira n'uyu mugabo bita Antoine Felix Kisekedi
ejo bundi hano ubundi ngo yari yarakomanzwe ngo na Sadeke muri Samidiarc nibo bari barayikomanze barayitanze ngo ayibagurire ayibaguriye wagira ahubwo ngo bari bateganyije kugira ngo Juventus izayisigarane barabazaniye inkunga iriya 37 barabazaniye iriya mbunda rwose ngo ni Kisekedi wayiguze ngo aremera kora kuri Kofi aravuga ati bahungu banje ngo witwa ngo Bertrand Bisimwe ndetse na Kanyoka bati turakumva bwana Gisekedi umuhungu wa Etienne Gisekedi ati mbaguriye imbunda ati uruzayasigaho ngaho ati ngiyi ndayizanye ibindi muravuga ari ibiki. Ubwo rero iyi mbunda Vincent tayari yamaze kuba yimurwa yavanywe ngombo igezwa hano ahangaha ibi bigiye umva ingabo z'abarundi vise saa 5 buriya saa 5 muri ya masaha saa 5 tukimara kurekura ikiganiro tumaze saa ture ku ikiganiro mfite abantu hano i Burundi yambwiye ati amakamyo 8 yuzuye arimo aranihazanya abasirikare yuzuye buzuye bameze gutya abasirikare b'abarundi barimo baromuka bava muri Kongo berekera mu gihugu cy'u Burundi ndavuga ntarega buriya Juventus irya mukuru ratenda ntirihera yari yababwiye ko itabashaka ku butaka n'abashaka amahoro ndetse n'igihugu cyo bagishakira amahoro yarabwiye ngo bavemo ariko ntago bigeze babyanga vise bahise bava mu gihugu. Radio RPA Radio Publique Africaine ikorera i Bujumbura iranditse iti président militaire burundais accompagné des imbonerakure ainsi que des militaires et civils congolais ont franchi la frontière de Gatumba le 8 décembre pour fuir les combats dans le Sud Kivu en RDC. Ati abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'imbonerakure bari kumwe n'abandi basirikare n'abasivile bagiye Kongo bamaze kwambuka umupaka wa Gatumba bahunga urugamba ruri kubera muri Sud Kivu. Ati ingabo z'abarundi nyinshi zashyize intwaro hasi zinjira nk'abasivile kubera ko zifite ubwoba yuko zishobora gufatwa zigasubizwa inyuma nk'uko byabaye mu minsi yashize. Umva yose torero yaho ni zabaga hariya mu imurenge zazindi zimaze igihe ziri gutesha abanyamurenge umutwe kuko umutaramu wanje wampaye amakuru yambwiye ko ngo baje ngo yavugaga ngo nimbonera kure ziravanze bisoze yambwiye ngo zahagera ngo zifite nta mbunda imwe abahabije none nubwo nimwe bakwica kihuha ariko hano ngo hano imurenge ku rundi ruhande ngo hakabamo ngo abakomando ba special force bama casque oya ngo nabakobwa babeza ngo ba sniper ngo hano muri za Ruramba hano muri bice byazo hano nyine imurenge ngo bari bamaze kuhadeployinga abakobwa ba sniper ngo niyo wabaga wambaye kasike fise ngo gukubitaga rwose ngo akamanura munsi ya kasike gataritamena umutwe. Ibyo ngibyo ndabibona hano n'ubundi mone yanjye bimbwira ambwiye ati kompanya y'abarundi yose uko yakaba AFCM 23 twirwaneho yayifashe ubwo abarundi bari kwitegura guhunga bakajya iwabo ariko bari bafite gahunda yo kubanza gutega M23 za ambushi. Ati ntibamenye uko bisanze bagoswe bose hatavuyemo n'umwe bafatwa miri. Wabyumvise ni biki wabyumvise ariko baravuga ati hari umusniper w'umukobwa ariko se Juventus aba basniper b'abakobwa mwuka byara mwe nyine yarabigishije yafashe umwanya burya abakobwa tuzajye tubaha agaciro hari umwanya babigisha sniper w'umukobwa yabanje ifata umwanya irabigisha ku buryo bufatika iravuga iti twe twiteguye urugamba twiteguye kubohora abagenzi bacu none hari ngo hari umwe mu basirikare ngo bakubise story wari urimo hararwana ahangaha muri za yavuze ko ngo abasirikare ba Juventus ngo baba bafite n'imbaraga bajyamo mu gipuzi ngo abanga ngo bitabona ni mama kasike ngo ashobora abafite ubushobozi bwo guheka imbunda y'amashini gun akagenda akayibyimba imbunda ntoya ya semugi ngo agaheka n'imbunda ya RPG abifite byose abifite byose ku buryo 15 baragukubita ngo ukagira ngo ni nk'amabatata atagukubisa ati ni ibikibimba none abasirikare 15 b'intare za Sarambwe ngo bite ngo aragukubita ngo agashiraho intoya ngakakuvangiramo igikompora akavangamo mashini gun ngo ukumva ngo mbese ngo wagira ngo bari kurwana ari nka batayo nk'umunani kandi abasirikare 15 yabaze ko bikayoberana ikindi ati
nyuma y'uko AFCM 23 ifashe Kaziba, Kamanyura ikayikontorora amezi arenga 8, ubu ngubu irimo irerekeza Uvira, ifashe ibice bya Nyakabere, Kanyunda ndetse Rurambo Ruhungi ikabikontorora. Saa sita zuzuye z'Kinshasa Sange ibiguye mu maboko ya M23. Ntekereza ko kuvuga ko Sange yabaye Tombe, ntekereza ko ni inkuru y'umuranzi, kuko byo twiyirwe tuye breakinga ku mirongo nkoranyambaga zacu nka za X, kurikira bose rwose zacu za groups WhatsApp bose bagiye babibona. Ibyo byo ntago twarinda twabigarukaho, ahubwo urugamba rurakomeje n'ubundi ngo bari gukoramo amasuku. Wabonye gukoramo amasuku kuko ndabiruzi hano nyine nibyo bari kuvuga. Uzi ko hano muri Sange general yahise asesekaramo, namubonye na ya modoka yiwe n'abamugaragiye Makenga, ariko ubutumwa ni Byamungu Byamungu cyo buzara, ariko Makenga no ari hafi ya Byamungu no wahise asana muri Sange. Wiringo mavuga ati ndi hano Kamanyura kandi si impava. Nyakabere ati M23 nitwe tuyifite. Byamungu yari yamaze kuhagera. Nivyo nakubwiraga ko 2:56 Nyakabere mu maboko ya AFCM 23. Saa sita tope Sange Tombe M23 ibirangije kwigarurira, ariko yabanje no gukora inama Rubunyi n'abaturage. Nabonye amafoto ya nteye abarangamutima, umusore wagiye kureba mushikiwe. Wamubonye Ruvungi, umusirikare wa M23 ageze Ruvungi yarakumbuye umuryango. Buriya nibagera hara muri za Uvira, nabonye n'undi wagiye iwabo gusura nyirakuru. Nibagera hara za Uvira, nibagera hara za Uvira nibwo uzabona abasore benshi, nibwo noneho amarira azagwa hasi, kuko nzi abasore benshi cyane, ndetse bamwe banarinda n'abayobozi bakomeye bafite imiryango hano muri za Uvira. Banza bari abasore bari bafite akababaro gakomeye cyane kutabona n'ababyeyi babo, bitewe n'ukuntu bonye yahobe mushikiwe, ukuntu uri agiye gusura nyirakuru akicara hasi, yari bikomeye. Ibi rero nibyo byateye AFCM 3 umujinya wo kuvuga ati twavanse tugera ahantu imiryango yacu iri, none bari abasore bagiye bagasuhuza ba bene wabo, tugende tubafashe urugamba tugere Uvira. Iri timatum itanzwe Abarundi ati nta kindi turi bukore, turiruka. Nibwo ibi byose byabaga Kisekedi ari bavuga ijambo mu nteko ishinga amategeko, afata ibibazo byose bitwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati nta bandi babidugejejemo n'u Rwanda, ati izi ntambara zose mubona nta bandi baziteza n'ibihugu bishaka amabuye y'agaciro. Urabyumva? Ibibazo Kisekedi abyikura bitwerera abandi, afata umunota ngo kwibuka inzirakarengane ziri kugwa murasirazuba bwa Kongo nk'uko yabivuze. Arabati igisirikare cyanjye, polisi, ati barinze igihugu mu buryo bushoboka, ati nubwo ngo twagize ibibazo byo guterwa n'ibihugu bishaka mu y'agaciro. Ibi bibazo biri kurwana na ekonomi, ngo ni intambara ya ekonomi, ngo ni intambara rwose y'ubukungu, niyo irimo iravuza ubu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva? Faci bise ingabo z'Abarundi rero mwuka byaramwe ngo bararwana, akagabo gahimba kandi kataraza. Ubu tuvugana abenshi mu by'ukuri ubu bameze nka za ngabo zatsinzwe ku rugamba, ariko nyine ntabwo bajya buri urwitwazo. Vise baravuze ngo FARDC ngo yarabatereranye, ngo FARDC no gasanga iri kuvuga ngo hari ibibunda ngo M23 ngo yabarashishaga ngo badafite, ngo batazi iyo byavuye, ngo banagerageje nabo ngo kubikomandinga ngo kugira ngo babigure, ngo barababwira ngo Afurika ngo ntiyemerewe kubitunga. Niba rero M23 niyo yemerewe kubigura, abo batemerewe Kongo itemerewe kubigura, kandi byose baba babyatse mu amakasike baba bifite buriya. Hari ukuntu ngo FARDC ngo bamakasike bajya babavanga Vincent, n'umusirikare narindimo ndakubwira iyo story. N'umusirikare w'u Burundi wabiganirije mugenzi we akubutse ku rugamba, yavuze ati abagabo mwumva ngo si ngo umuntu mujya mwumva ariko ngo ni ba makasike, ngo barenze na ba makasike, ngo ubwo ngo mushake muzabite ba ntago boroshye, ngo kuko
ngo ibikorwa bakora ubu wajyaho n'amaropo kuko ngo hari nyaza afite ngimbo ibaza ariko ngo umuntu urwana afite machine gun n'umusirikare umwe arwana nayo akarwana afite machine gun afite RPG afite agashoka RPG uzi uburyo irasa afite n'agashoka niba yita ngo ni prepare ngo grenade ngo niba ni ngo automatic prepare grenade automatic prepare grenade urumva akaba afite semu jyaho ngaho ubwo ibyuma n'iki byose yipanze ntiwareba imifumari tugozi korodorate n'ibiki byose none ngo 15 vise ngo iyo barashe none ngo bakazajya bavangiramo ibaza abantu 15 bakarasiye igikompora icyari mugira kandi igikompora kigomba kuba kiri muri segisiyo uhita wibaza iyo mbunda ari bwoko iki iyo mbunda yarapigi nibura buri mbunda imwe bafite muri segisiyo bagiye kureba segisiyo bagira ngo batatswe n'amabato nk'atatu kandi ari abasirikare 15 aba basirikare ngo ushoza baba bafite ngo barasa ku nyama ngo target ngo baba bafite ngo n'igikompora cyabo ejo rero ko twabagabanyije amasasu ngo amasasu yabo ngo ntakajya apfuka twagabanyije abantu bo muri coalition y'amasasu amaguru umutwe wa undi winda yararibonye w'ikiburo yararibonye bageze mu mutwe amaguru hose ngo bamubaje ngo baba colonel ngo bamaze iminsi n'abakapiteni bagwa hariya ngaramubwira ati ngo hari wa mukolonel bidurutse gutangaza mu rundi wagwemo hariya bura ngo ari yigize bamba ari kuvuga ngo nawe ngo ashaka kurwana wari yigize nka macenga yigize nka bamakaske wari yigize nka macenga ariko ngo n'inkona ariko ngo musubire imbere ngo mutwane ngo nta gusubira inyuma none ngo baba basori ngo ne bahero bari kubenura okay Burundi 15 by'abasirikare b'abarundi DC polisi namwe mu bayobozi nibo bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bambutse ku mupaka wa Gatumba harimo bamwe mu bagize inteko nshinga amategeko ya Sud Kivu nabo biro bayitaye barahunga M23 nyuma yuko igeze mu bice byinshi Kabe Nyakabere Sange ndetse ikabinasatira umujyi wa Uvira mu birometero 36 na metero 400 aba bose bahise bahunga abakoresheje ubwato abakoresheje inzira z'umuhanda bose bakaba bari mu bice bitandukanye Akiriba abantu benshi nabo barimo barahava berekeza Uvira nkuko imboni yanjye ibimbwira Ruvungi Katogota Bwegera benshi bahavuye bagannye Uvira ubu batangiye noneho kugera mu gihugu cy'u Burundi 13 by'abanyekongo nabo bari muri Uvira barimo bahungira mu bice bitandukanye bajya za Karemi Kindu baherekeza guverineri Purusi nkuko amakuru angeraho iyindi nkuru ikomeye bwana Faita nuko wa musirikare w'umubirigi wa muzungu waguye muri ya ndege twirwanaho iherutse guhubura ubu ngo bari gushyingurwa mu gihugu cy'u Burundi umvesha ngo yari yararongoye n'umugore w'umurundi yari yararongoye umurundi kazi ubu ngubu rwose arimo arashyingurwa kamubwira ko yitwaga Jean Claude Sonneville itangazo ufite imbere yanjye ngo la famille de Jean Claude Sonneville et son épouse Bonneville Niyongere Béatrice ainsi que les enfants Princesse Sonneville et Océane Sonneville vous convient à accompagner en son dernier demeure rendu le 8 décembre 2025 dernier hommage au hôpital de Boumorek à 7h30 obsèques cimetière de Manda site Diamond Gordon Gukaraba RV de Day partiel Nema tout près de Croix-Rouge Burundi urumva rero bamushyinguye aho bita mwirimbi ryo ku Mpanda yari yararongoye umugore w'umurundi kazi ubu yari umukwe wa Neva ko nawe perezida nyine urumva ni wamushyingiye yari yaje gutoza igisirikare cya Kongo FDLR abarundi imbonera kure ndetse na Wazarendo yari afite umugore witwa Niyongere Beatrice Bonneville w'umurundi kazi bafitanye abana babiri vese nge ndimo ndatekereza uruko ridashira burya ko wagira naba ariko abantu bakwifuriza uruko wagiye yagiye ubu nge ndimo ndatekereza izi strategie mvuye turimo hano uba wagira buriya abantu yarabihoreye ngo ibo bakiga ngo bakirwa batunda imbunda hano muri za Sange na za Ruvunye ngo bari kurwana ariko nta muntu n'umwe bari bafite wo kwiga pura yuko urugamba rushobora kugenda ko rugomba kugenda uko impamvu mbivuga ariko ushobora na n'ubu ngo njye hari ikintu ntariyumvisha ukuntu M23 yakoresheje iriya mbunda hara muri Ngomo
yiteguye ko igomba yayizanye hano muri Ngomo itekereza ko bashobora kuyirasaho n'ubundi hari baturutse mu Burundi bibonye ariko ko babikoze n'ubundi bari muri hariya mu Rugombo nuko babaye strategie bakagira strategie zikomeye ubundi baba barayikubisika janjagurika ariko nyine icyo njye ndimo ndatekereza niki ariko se ni gute ko urugamba rwe rukomeye ni gute bahise batekereza kuvuga ngo reka none iyi mbunda tuyijyane za Bwegera ni umusada bafite kuko nta bundi buryo bari gukora babashe guhangana n'abariya bantu bese haba harimo no gutekereza cyane no gutekereza haba harimo no gutekereza cyane nuvuga ngo bamwe baba barwana abandi bari kwiga amayeri icyo bita ubujyange icyo bita ubujyange bw'urugamba bo bari kwiga ikindi Uvira meri ya Uvira ubu ngubu ubutegetsi bwose bwari buhari Wazalendo sosiyete bahungiye i Bujumbura bahunze abana bari kujya za Karemi bahungiye i Bujumbura Kindu na Karemi amakuru imbone yanjye ngejeje rwose ni kwimbwiye ifoto yinyeretse bikoreye udufuka bari guhunga gisivile uwo bangaragahungamwa ariko reka yewe hari umuvandimwe wanjye uri hano mu mujyi wa Goma nimugora nje yanyihamagariye Vincent arambwira ati mfite garafurere w'umusirikare muri FARDC yare muri za Sange ati ambwiye ko babyanze Gisekedi ngo yabimye imbunda zishoboye guhangana n'iza M23 turangone bari gukubitwa ati ubu ngubu barahunze bahungiye he ati bari guhungisha abagore baberekeje muri za Karema abagore babo nibo bahungiye ibi ni bigaragaza ko no bari mu nzira barimo baragenda ubundi byo nibimenyetso bikwereka ko batsinzwe ubundi guverinoma kimara guhunga cyane namaze kuba ntibyarangiye ubundi butumwa ti situation aho Uvira Vincent ati banke zakoreraga no mu mujyi wa Uvira zimaze gufunga abakozi bazo bagiye i Bujumbura abandi bagiye Kindu DGM document zimwe bari bafite zimaze gupakirwa mu ndege zijyanywe i Bujumbura Pordo Karundu abagenzi benshi barimo barerekeza Karemi umupaka Kavimvira hari abantu benshi bari komoka berekeza mu gihugu cy'u Burundi imboni yanje niko imbwiye kanongere nanjye nikoze mu mbone yanjye kubwire ariko njewe rwose imbone yanjye y'u Burundi ariko nyine disi ariko vise reka tubanze dushimire uramutaramo uyu munsi wavuze ati izuba ryari ryinshi ati muba muri kuzuba ati nyaboneka mwakira akagafanta cyangwa se amazi mwe murayanywa ubu ngubu turimo tuvugana cyane kanze ndebe n'izina rye ko mbona ni Profine afite amazina rero kugira uzamenye izina ye urabona ngo nuwase Profine ari mu kihe gihugu icyo gusa sinana Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubashimire ko bagira uruhare mu gutuma Eugene izamuka so rero Vincent reka mu by'ukuri tubari komeye hano buri hari abantu baba abo gutekerezwaho abo bantu tumaze kurekereza ari kirekire umuntu wavuze ati mbagurira amazi arapfa twaye tuhaguye nuko aba yatekereje byinshi cyane tuba twirukanka uyu muntu utamushimiye rero ku karubanda buri rwose ntasinzi nawe waba uri butanyurwa pe akugera mwari amasaha yasanga ese akugera mu masaha nyuma saa sita ingo akugejeho ngira nyuma saa sita oya kuva buriya saa 5 se ntago wabonye ko amazi wabonye icyaka nabonaga ngo ibintu bisa n'amazi bigenda bimanuka nagurukurutse nkabona nurutsa waruzi ngo bigenda uri kumwe ikintu utazi kiri guturuka avuga ngo uri guhorobya ariko ntabwo uri murahorobya andi makuru situation ya Sange ku manywa twe twavuze ko hapfuye abantu 37 umuntu w'u Burundi uri kunsa kuja muri groupe cyane ariko mushyiremo nta kibazo imaze kuzura yewe apfe ko bafite ikinya bupfura gusa nta kibazo abanje ndabazi bafite ikimenyetso rwose ufite amakuru rukundo manywa urazi ko twavuze ko Sange hapfuye abantu 37 ubu bamaze kuba 42 twavuze ko 26 bakomeretse bamaze kuba 43 bakomeretse mu gace bita Kabunambo abaturage benshi bahahungiye mu bice bitandukanye werekeza Uvira M23 yatangiye kubabwira yuko abahunze batagira ubwoba ko igiye kohereza abantu babacunga yabivugiye Ruvungi mu nama yagiranye n'abaturage isaba imborera kure ziri muri Plaine de Rusizi isaba aba FRDC isaba abarundi isaba Wazalendo bose ko bashyira intwaro hasi saa 11:30 niho itegeko iritanze iravuga iti abakomeretse nabo mu basirikare b'abarundi muri FRDC mu mitwe yose nabo bishyikirize ibitaro biri hafi M23 ngugiye ko
kohereza abaganga babasange babavure. Ubutumwa uravuga wiki ngo bishyikiriza ibitaro bibegereye abakomeretse ngo M23 iraje bavure n'abasirikare yavuze iti n'abo basivile n'abakuru yavuze iti turamenyesha abasirikare b'abarundi FARDC FDLR Wazalendo Imbonerakure abasivile bakomeretse bajye ku bitaro bibegereye tujye kohereza itsinda ryacu kabuhariwe ry'abaganga ribavure. Ariko mwoka byara ngubwo ubutumwa. Ariko man ikindi ati ariko Kaburambo abari Ndiba mwishyikiriza centre de santé zibegereye turaje tubaho ubufasha. Ariko man aba bagabo koko mwoka byara mwe kare byo njya mvuga hari ibintu nje nibonera Vincent bitewe nuko wenda mbyumvishe nkabona n'amaranga mutima aramfashe bitewe nuko mba numva ari ibikorwa by'urukundo narangeza nkavana aba bagabo mwoka byara mwabongeye amashimwe mwoka byara murabona abagabo bagiye kuvura duyi ati abandi ati abari Ruberizi abari Plaine d'Orusizi abari Ruvungi bihije abari Sange bihishe abari mu uyu mugezi nabo ubegereye wabari mu mugezi wa Rusizi ubegereye abari Kibitoki abari Gasenyi mu Burundi nabo bakomeretse badafite ubushobozi bagere mu bice bitandukanye byasange M23 ibaho ubufasha. Wow, exactly. Tanga ubundi butumwa. Ndashima cyane ko ejo twarabasabye ko bahamagara bariya bari kumakura bari abantu zirampunze zegereye uramugezi none bakana byo babikomoje bati bari muri hafi n'uramugezi. Bravo ndashimye cyane kuba barumvishe ibyo twasabye. Ariko hari n'abavise ibigiye mu nama iri kubera yabahereye Ruvungi baravuga ati nimuze. Jewe hari ikintu kijya kimbabaza uti ni Vincent mu by'ukuri kuba ubu ngubu hari abaturage bari guhungana n'aba bagabo agatibya akagenda neza akazashiduka yarasigaye inyuma. Nyaboneka niba ufite uburyo wazajya ugana n'abari mu bice nka za Kivu y'Amajyaruguru no mu bindi bice ukumva uko wabayeho ukagaruka ugakora ukava muri ibyo ngibyo. Hari abatinya rero ngo izi ngabo ngo zacishitse ngo zizagaruka ngo kengo ziramutse zigarutse ngo zigasanga ngo zizagaruka ariko nibyo zizagaruka ari abademobe agaruka ari abademobe kandi kugaruka ari abademobe ntabwo bibujijwe. Kanga update vatwirekeraho visi twikiraho Wazalendo kubyinira ku Rukoma Wazalendo kubyinira ku Rukoma Masisi yisha abaturage batandatu b'abasivile ikomeretsa abandi bane aho bita Muramba. Ikindi aho bita Mufa Kasho na Muramba Wazalendo imere nabi abaturage ASM 23 byumve yuko ikwiye gutabara abaturage kabakiza Wazalendo nkomereze mu gace bita Kabare Shabunda Warungu Wazalendo iravuga iti twafasha agace ka Kishado Curwe Rubimbi M23 turaje tubonane. Shabunda Warungu nayo urumva ko hakirimo ibibazo M23 nayo imenye uko ikiza abaturage ibi bibazo. Dukomeze Masisi akira cyane ibibazo Masisi ngo baharashe habaye imirwano hagati ya ASM 23 na Wazalendo mu gace bita Kinyumba. Imirwano ikomeye ku buryo umuntu wari wese yayirebye akavuga ati M23 iracyafite akazi gakomeye guhangana n'izi Wazalendo ziri Kinyumba, guhangana na Wazalendo zishe mu bice bitandukanye, ziri mu bice bya Nyabyondo, ziri mu bice byinshi aho bagiye bihisha Nyabyondo ugana Pinga. Ibintu wa mugana w'Kongomani bitu binaharabika najanja numva Wazalendo bakubiswe ariko bavuga Masisi Mpeti uyu munsi drone ya FARDC n'ubundi yaharashe uri kubyumva fighter n'ubundi baracyakoresha drone nubwo bari gutsindwa ariko drone baracyaziriho. Beni naracyari ibibazo abantu babiri bishwe mu gace bita Mabango abandi babiri barakomereka mu gace bita muri komine ya Bunguru. Urumva ko ibibazo n'ubundi biracyari mu bice bitandukanye. ASM 23 uracyafite akazi katoroshye mu duce tumwe. Urugero nko muri Kabunambo ku birometero 20 ujya Uvira abagize inteko ishinga amategeko bahagarariye ishyaka IDPS bahunze maze basiga ibiro byabo birangaye. Basize ibiro birangaye bana abatipe ko batoroje ubu n'ubwoba. Ati breaking news livrezo d'armes en cours à l'aéroport de Bujumbura au camp militaire de Gakumbo. Wabyumvise intwaro noneho zivuye Kinshasa n'izindi zivuye mu bice bitandukanye bya Uvira zimazwe kugezwa
i Bujumbura mu kigo cya gisirikare bita Gakumbu. nimwe bari kuzihungishira ari izi bakwicisha sa ngo baraza gukorera police strategique niko bari kuvuga. Baravuga bati Kisekedi igihe jarari i Bujumbura yatanze itegeko ko intwaro zose zikomeye zijyanwa Lubumbashi izazanwa i Bujumbura ku kibuga cy'indege. Izi mbura ziramara iki? ni kwa kundi moto ni moto. Sud Kivu abantu batatu n'ubundi mu mwanya mu mubyigano bomoka Kavimvira bamaze kwasiga ubuzima. Kabare abantu 12 bakomeretse mu mirwano yahuje AFCM 23 na Wazalendo agace bita Chibungu, Karwa, Chirunga, Barebe, Chidaho, Bugobe n'utundi duce. AFCM 23 yatanye mu mitwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Agace bita Axe Mwera haguye bombe ihitana abantu benshi, ariko na nubu M23 irimo irabajyana kubavuza. Agace bita umwe witwa Masonga n'umuturage twiyaho hitwa Karuru yatangaje yuko ibintu bimeze nabi, mwabira bice ko bakwiye gutabarwa. Umutekano umva ko muri Kabari naho utameze neza bwana Fighter, birakwiye yuko inzego zibishinzwe nazo zireba icyo zikora. Asisi n'ubundi indege ya FARDC yarashe position ya M23 mu gace bita Katare. M23 ariko indege ko ariko nigishobora kuzihanura byagenze bite? Ubu none ibice byose rwose ntekereza ko abaturage visi barimo barataha ibintu bimeze neza. Njugu uwitwa Bahema Bajere yavuze yuko abarwanyi ba CRP bakwatoma Rubanga abenshi bari mu kano gace bafatanya na Kodeko kugira nabi abaturage. Ariko ikodeko bizagenda bite? Shuja byagenze bitera Shambaride. Sud Kivu abaganga bakoze imyigaragambyo bavuga ko bamaze igihe badahembwa. Abaganga bari muri Uvira nubwo bagenzi barimo bahunga nabo batangiye imyigaragambyo bavuga ko bamaze amezi 7 badahembwa. Bakavuga yuko ahantu muri yo batahembwe neza. Dusoreza ahangaha hari inkuru imisigaye ngaho yiri nayo kanyigeze ko badukurikiye bayumvi. Inkuru isigaye iravuga iti Matisi Peti indege ya CH4 ya FARDC n'ubundi mu kanya imaze kuhatera ikibombe. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Like na share ndetse na subscribe ku batarabikora. Ciao.